Yes mbahaye ikaze aho muri hose ku migabane igiye itandukanye. Big up to everyone, welcome to my YouTube channel. Uyu munsi tugiye gukora analysis and reaction ku bahanzi dufata nkaho ari bo bahagariye abandi mu njyana ya R&B hano mu Rwanda. Turavuga ku muhanzi King James, tuvuge kuri The Ben ndetse na Bruce Melody. Muri iyi video tugiye kureba fact zifatika, CV, ibihembo batwaye, turebe kuri fanbase no ku bitaramo cyangwa se concert zikomeye buri umwe yagiye akora. Aha nibwo turi buze kumenya ngo ese ninde wakwiye kwiyita umwami wa R&B. Ni ikibazo kimaze imyaka 15 kibazwa n'abakunzi ba muzika nyarwanda. Utese ninde wahinduye amateka ya muzika nyarwanda kurusha abandi muri abo bahanzi batatu? Ese ni King James umaze imyaka 20 muri muzika? Ese ni The Ben wiyise Tiger kubera R&B, cyangwa ni Bruce Melody wiyise 001 kubera R&B? Ikintu nshaka kugira ngo tuganire ntihagire uruhande na rumwe tubogamiramo. Niba uri umufana wa King James, niba uri umufana wa The Ben, niba uri umufana wa Bruce Melody, reka ducimaka dushyireho umuco kuri ibintu bimaze igihe birimo kuvugwa cyane. Nibwo uri buze gusobanukirwa neza ngo umuhanzi ufana ari ku ruhe rwego. Ngaho tera agatebe uze utega amatwi, ni iminota mikeya tugiye kumarana, hanyuma uraza kuvomamo ubwenge bwinshi cyane. Icyo nagusaba nujye kure. Twikomereza episode ni ya nyuma. Iyo ndirimbo bayise ngo ni Grenade, bamwita Xavier King Man. Shairi Man King Xavier ni imisiri ugera hejuru ugenda ubambwire yuba mu azanye kile ari kumwe n'amakile ishyure iyi bill n'abariho ugenda ubambwire dufashe bimeze bite bano bahungu nabi Musanze barabikora koko. Iyo bigeze kuri rap noneho bahita banaka no ku maso, bacanye ku maso biri bubere pisine shoti z'amafi ziva fipi. Mbere ya byose reka duhere ku ntambara yamaze imyaka myinshi mu muziki nyarwanda. Iyo ntambara na yindi ni y'umuhanzi King James ndetse na The Ben. Ibi bitandukanye n'intambara tumaze iminsi tubona ku mihanda, tubona kuri social medias, abafana ndetse n'abanyamakuru bagenda babigarukaho bavuga yuko 001 ndetse na Tiger bahanganye muri R&B. Ariko ikintu birengagije abanyamakuru benshi, ntago bigeze bavuga kuri King James ndetse na The Ben, kuko nibo bahanzi batangiye music imbere ya Bruce Melody. Niba waratangiye gukurikirana music nyuma ya 2018, ushobora kuba utazi uburyo King James na The Ben bigeze guteza impaka zikomeye mu bafana mu ntangiriro z'umuziki wabo. Ariko icyakora niba waratangiye gukurikirana music ahagana mu mwaka wa 2006, ndamenya yuko uzi King James neza, kubera ko King James yatangiye music 2006, The Ben yatangiye music 2008. Aha Bruce Melody ntabwo yari yaraje mu muziki. Aha Bruce Melody yari akiri producer, ataratangira gukora indirimbo ze. Bruce Melody tumumenye ejo bundi ahagana muri za 2012, kuko Bruce Melody yabanje kuba umuproducer wa Ama-G The Black. Ikindi Bruce Melody mbere yuko aza muri music yabanje kuba back singers muri Primus Guma Guma Superstar. Bivuze ngo hari Guma Guma zagiye zibaho Bruce Melody ataratangira gukora music. Ibyo bintu ugomba kubimenya mbere yuko ufata James The Ben ubageranye na Bruce Melody. Niba Bruce Melody yaratangiye 2012, The Ben agatangira 2008, King James agatangira 2006, ntabwo bisobanuye ko King James abarusha ubuhanga, ntabwo bisobanuye ko King James wenda twamugira ngo umwami wa R&B. No, ikintu ntabwo nshaka kugira ngo hagire uruhande na rumwe tubogamiramo. Oya, ikintu nshaka no kugira ngo twumve neza icyo buri muhanzi arusha undi mu buryo bugiye butandukanye. King James afite icyo arusha The Ben, The Ben afite icyo arusha King James, Bruce Melody afite icyo abarusha. Ibi nibyo ngira ngo tugarukeho kuko numvise abanyamakuru benshi batari kubigarukaho. King James na The Ben, aba bahanzi bombi bari bafite impano idasanzwe, ariko buri wese afite uburyo bwe bwihariye. King James yarazwiho ijwi rikomeye, ubuhanga bwo kuririmba live kurusha The Ben, ndetse n'indirimbo zubakiye ku butumwa n'urukundo n'amarangamutima. Ku rundi ruhande The Ben we yarazwiho ijwi ryoroshye cyane,
azwiho indirimbo zo gufata vuba mu mutwe ndetse n'indirimbo zikundwa n'urubyiruko cyane n'abakobwa. Sinzi muraza kumbwira neza, ese umwami w'abagore ninde? Umwami w'abakobwa ninde? Ese ni King James cyangwa se ni Tiger B? Icyo gihe hari abantu bari batangiye kuvuga ngo niba ushaka umuhanzi uririmba neza live, hitamo King James, umuhakazi, umutumire mu gitaramo arabigukorera. Ukumva abandi ku ruhande baravuze ngo niba ushaka umuhanzi ufite indirimbo zafashe imitima y'abantu benshi, hitamo The Ben, arabigukorera. Urumva ko impaka zatangiye mbere, ntabwo impaka ziri kuza uyu munsi. Mu yandi magambo, ntabwo bari bahanganiye ku ndirimbo gusa, bari bahanganiye ku mwanya w'umwami wa R&B mu Rwanda. Ariko uyu munsi abanyarwanda bavuga ko ari Melody uyoboye. Ese ni ukubera cyangwa hari nuko abanyarwanda bakunda guharara? Akuzi ko duharara we? Ibaze ko twaharaye G-Tafu ariko uyu munsi mukaba mudashaka kureba n'indirimbo yasohoye. Tuvuze ku bijyanye n'ijwi hagati ya The Ben ndetse na King James, iyo urebye impano y'ijwi gusa, hari abasesenguzi benshi bagiye bavuga ko King James afite ijwi rifite imbaraga kandi ryoroshye gukoresha live kurusha Tiger B. Ngo ni nayo mpamvu kugeza n'uyu munsi akunze gushimwa cyane iyo ageze ku rubyiniro. Ariko ibyo ntibivuze ko The Ben atari umuririmbyi mwiza. Twumvikane tujyane. Nababwiye ngo ntihagire uruhande tubogamiramo. Niba uri umufana wa The Ben, it's okay, welcome. Niba uri umufana wa Bruce Melody, welcome. Niba uri umufana wa King James, welcome. Aha ntago tuje kunenga abahanzi, ahubwo tuje gukora comparison ndetse turebe na different kuri buri muhanzi n'icyo agiye atandukaniyeho n'abandi, turebe uburyo ari unique. Naho tuvuze ku bijyanye na hit, iyo bigeze ku ndirimbo zakunzwe cyane, impaka zirushaho gukomera. King James yaduhaye indirimbo nyinshi mu ntangiriro z'umuziki we, ngira ngo murabizi. Yaduhaye indirimbo yitwa Buhoro Buhoro, Narashize, Ganyobwe, Parapara, Nicyo Utabona, Birandenga, Warikiniraga, Biracyaza ndetse n'izindi nyinshi. Muri generasiyo ya King James hari abantu bagiye bamukunda kubera izo hit yagiye abahereza, utirenganyije na The Ben, Tiger B, kuko nawe yatanze indirimbo zaryoheye abafana cyane, harimo Why yakoranye n'umuhanzi Diamond, hari n'indirimbo Amahirwe ya Nyuma, Habibi. The Ben yaduhaye Plenty, The Ben yaduhaye Naremeye, The Ben yaduhaye True Love, The Ben yaduhaye Vazi, The Ben yaduhaye Ni Forever ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi cyane nagiye ngarukaho aha muri kino kiganiro. Iyo urebye urutonde rw'indirimbo zakunzwe cyane muri icyo gihe, usanga bombi bafite umwanya ukomeye cyane, gusa King James niwe ufite indirimbo nyinshi kuruta The Ben. Bivuze ko yakoze cyane. Tubyumve neza, niba King James yaratangiye 2006 akaba afite indirimbo nyinshi kuruta iza The Ben, kuruta iza Bruce Melody, ntabwo bivuze ko ari we mukuru muri R&B. Oya, kuko aha Bruce Melody ntabwo ndamuzanamo, kuko icyo gihe bano basore bari baramufashe kunda rwose, ntabwo nabura kubivuga. Wumve ngo muri iriya myaka ya The Ben na King James, hariya Bruce Melody ntabwo yari ahari. Amusore, niba uri umufana wa Bruce Melody, njye ntabwo naje gusebya Bruce Melody, sibyo, kuko ndanamukunda cyane, ariko reka dushyireho umuco. Icyo gihe ntabwo yari yaragakoze indirimbo ngo tumubone. Bivuze ngo The Ben ndetse na King James nibo bahanzi twari tuzi mu njyana ya R&B. Bruce Melody tumumenye ejo bundi kabisa. Reka tuvuge ku bijyanye n'abafana rero. Kimwe mu bintu byari bitangaje ni uko buri wese yari afite fan base ye ikomeye cyane. Hari abantu batemeraga kuvuga nabi King James, hari n'abandi batemeraga kuvuga nabi The Ben, bityo impaka zabo zikaba zarabaye kimwe mu bintu byaranze muzika nyarwanda muri icyo gihe. Gusa nowadays buri wese afite abafana be, cyane ko nta muntu ubura abanzi cyangwa se abakunzi. Nyuma y'imyaka myinshi ishize, biragoye kuvuga ko umwe yasize undi kure mu mateka bitewe n'uko mubyumvise, sibyo? Turi muri 2026, turi gushika 2027, ariko ntabwo bivuze ngo The Ben yasize King James, ntabwo bivuze ngo King James yasize The Ben. Icyo turi gushingiraho ni fact. King James yubatse izina rye ku buhanga bwe, akaba afite n'uburambe bwo kugumana abafana imyaka myinshi. Aho kantu mugomba kukamwubahira.
Ni nayo mpamvu kugeza n'uyu munsi iyo abantu baganira ku mateka ya R&B nyarwanda, amazina ya King James ndetse na The Ben ahora agaruka. Mu gihe abafana bari bagihugiye muri izi mpaka, King James atagikora, The Ben yibereye aho ngaho muri Amerika, King James yibereye mu bucuruzi, ahangaha nibwo Bruce Melody yatangiye kuza. Aha niho Bruce Melody twatangiye kumubona, kubera ko buriya bari basa nkaho bamupfukiranyije tutakimubona, ahubwo nawe indirimbo yarimo gusohora ntabwo twatangiye kuzibona. Bruce Melody tumumenye ari uko King James acecetse, Bruce Melody tumumenye ari uko The Ben agiye hariya mu gihugu cyo muri Amerika, akagenda akigumirayo, akagenda agasinzira, akibagirwa gukora umuziki. Nibwo Bruce Melody yatangiye gufunguka amaso. Mu gihe muzika nyarwanda yari kiri mu ntangiriro z'iterambere ryayo, King James yari amaze gutangira kwiyubakira izina nk'umuhanzi ufite ijwi ryiza kandi uririmba neza. Ikintu cyatumye yihagararaho cyane ni uburyo yaririmbaga live. Twari tumuzi nk'umuhanzi uririmba live neza, kuko murabizi ko yatwaye na Primus Guma Guma Superstar. Kugeza n'uyu munsi hari abantu benshi bavuga ko King James ari umwe mu bahanzi bake bo mu Rwanda bashobora kujya ku rubyiniro bakaririmba neza live nta bwoba. Ngira ngo mwarabibonye ejo bundi mu gitaramo yakoze. Hari igitaramo aherutse gukora yizihiza imyaka 20 hariya hantu yabakubise akanyafu. King James indirimbo ze zakinwaga kuri radiyo zitandukanye pe. Ahangaha ni amarangamutima ndashyiramo. King James baramukinaga twaramwumvise, The Ben baramukinaga kuri radiyo, kandi zari zikunzwe n'abantu bakuru ndetse n'urubyiruko. Mu gihe tuzi ngo abandi bahanzi bakunda gukoresha ibiyobyabwenge, abandi bahanzi bakunda gufungwa cyane, uyu muhanzi King James ndetse na The Ben bari mu bahanzi bafite discipline iri hejuru, kuko nta bintu bijyanye n'uburara twigeze tubabonaho. Ntabwo bakunze kuvugwa mu makimbirane cyangwa mu bintu byinshi by'urusaku nk'uko bikunze kugendekera bamwe mu bahanzi tubabona ku mbuga nkoranyambaga bari kuza kwikina, bari kuza kuvuga ibikorwa bafite, ariko aba bahanzi bo baragenda bagakoresha discipline yabo isanzwe. Aba bahanzi bacu nubwo bafite amateka akomeye, hari bamwe bavuga ko basigaye inyuma, mu gihe abandi bahanzi batangiye gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga no gukora marketing ikomeye ku bihangano byabo. King James yakomeje kugenda buhoro ndetse na The Ben, ariko Bruce Melody twatangiye kumubona aho yatangiye kuza, nibwo yabarushiye gukora marketing ndetse ashaka na collabo ziri hejuru. Usibye The Ben wakoranye na Diamond, wakoranye na Shiba, Bruce Melody afite collabo nyinshi kuruta The Ben. Dusubiye kuri King James, collabo ze ziri hasi y'iza The Ben, ziri hasi y'iza Bruce Melody. Naho kantu ugomba kukubakiraho kugira ngo umenye neza uwo King James ufana ninde. Ibyo byatumye bamwe mu bafana bashya batangira gukurikira cyane abahanzi b'igihe cyabo. Ariko nubwo byagenze gutyo, izina rya King James rikomeza kubahwa cyane muri muzika nyarwanda, kuko iyo bavuga abahanzi bafite ijwi n'uburambe, izina rye ntiribura ku rutonde. Gusa sinabura kuvuga ko na Bruce Melody bose abarushaho gukora marketing no guhozaho icyo bita consistency. Ikindi kintu gikomeye tugomba kuvugaho tukiri kuri King James ni igitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 amaze muri muzika cyabereye muri BK Arena. Gitandukanye n'icyo The Ben yateguye we na Bruce Melody, The New Year Groove. Kwa King James mu ntangiriro byari biteganyijwe ko hazaba igitaramo kimwe gusa, ariko amatike yose byarangiye amaze gushira mu minsi mike, bituma abateguye igitaramo bongeraho umunsi wa kabiri kugira ngo abafana benshi babone uko bitabira. Iki ni kimwe mu bintu byagaragaye ko nyuma y'imyaka 20 yose amaze muri muzika, King James agifite abakunzi benshi cyane kandi bihariye. Nyuma y'uko BK Arena ibereyemo ibitaramo bibiri bikurikirana byo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki, abantu benshi
ku mbuga nkoranyambaga batangiye kuganira ku mbaraga za fanbase ya King James. Aha nibwo bongeye kuvuga cyane ko nta Tayiga dufite, nta 001 dufite, ahubwo dufite umwami James. Ibi bari kubivuga nyuma y'uko The Ben na Bruce Melody bateguye igitaramo cya Summer Country Tour bari kumwe biyereka abakunzi babo. Icyo gitaramo cyabereye mu mpande zigiye zitandukanye kubera ko bagiye bazenguruka mu turere tugiye dutandukanye, ariko igitaramo The New Year's Groove cyateguwe na The Ben gitandukanye n'iriya show ya King James yo kwizihiza imyaka 20. Hari abavuga ko iki gitaramo cyerekanye ko King James akiri umwe mu bahanzi bafite abafana b'indahemuka cyane mu Rwanda. Ikindi cyashimishije benshi ni uko muri abahanzi bagenzi be harimo na Bruce Melody wagaragaye mu gitaramo ari gufasha mugenzi we kwizihiza urugendo rw'imyaka 20, cyane ko harimo ibyamamare byinshi. Kuba Bruce Melody yaragiye gufana King James mu gitaramo cye ntabwo bisobanuye ngo byacitse, oya, ni ibisanzwe, ahubwo bisobanuye urukundo rwo gufatanya. Ibyo byatumye bamwe bavuga ko nubwo abahanzi bakunze kugereranwa, iyo bageze mu kazi habaho kubahana no gushyigikirana, kandi muzika nyarwanda ikomeje gutera imbere. Ahubwo dore ikibazo dukomeje kwibaza: ese kuza BK Arena inshuro 2 zikurikirana bivuze ko King James ari we ufite fanbase ikomeye kurusha abandi, cyangwa nuko yari kwizihiza imyaka 20 amaze muri muzika tutanamuheruka ku rubyiniro, akaba ariyo mpamvu yuje BK Arena iminsi 2 yikurikiranye? Aho uraza kutubwira uko ubyumva muri comment. Hari ikintu gituma King James atandukana n'abandi bahanzi benshi ba hano mu Rwanda. Ntabwo ari uko afite indirimbo ziri hit gusa, oya, ahubwo nuko yashoboye kugumana abakunzi be imyaka igera kuri 20 mu muziki we yatangiye gukora. Muri industry kubona indirimbo imwe ikunzwe birashoboka, kubona album ikunzwe birashoboka, ariko ikintu cyo kugumana abafana imyaka 20 yose ni ikintu gikorwa n'abahanzi bake cyane. 2026 ubwo King James yizizaga iriya myaka ye muri muzika, BK Arena yarayujuje, n'ukuri twarayibonye, nubwo amatike yashize rugikubita. Iyo urebye ibi ubona ko fanbase ya King James itubakiye gusa ku ndirimbo z'ubu, ahubwo yubakiye ku mateka n'icyizere abafana bamufitiye, kimwe na The Ben. Iyo umuhanzi amaze imyaka 20 mu muziki agashobora kuza BK Arena 2, ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ni ikimenyetso gifite umwanya ukomeye mu mitima y'abafana. Nabo bahanzi biyita abami bose bashobora kuba batarabikora, bashobora no kuba batabishobora. Ngaho noneho 001 na Tayiga B bazagerageza. Ahangaha ngewe nta n'umwe mfana, nta muhanzi n'umwe mfana hagati ya The Ben na Bruce Melody. Ngewe nifanira abaraperi, ariko reka tubivugeho. Hari nabo nigeze kubona bavuga ko King James akunzwe n'abakobwa gusa, nk'uko byagaragaye muri icyo gitaramo. 90% bari igitsina gore, bituma bamwe batangira no kuvuga ngo King niwe mwami w'abagore, abandi ni ukubeshya, mu gihe tuzi ko Davis D ariwe mwami w'abakobwa, Shine Boy izina bararimwambuye. Iyo bavuga The Ben, abantu benshi bahita bibuka ibihe by'amahiti yakoze hagati ya 2008 kugeza za 2014. Yari umwe mu bahanzi bahagaze neza, ijwi rye rifite umwihariko, uburyo aririmba bifite umwihariko. Indirimbo nka Why, Amahirwe ya nyuma, Amaso ku maso, Thank You afatanyije na Tom Close. Ariko ikintu gikomeye cyane kurushaho nuko The Ben atari umuhanzi wakunzwe gusa hano mu Rwanda, yashoboye no gukomeza urugendo rwe hanze y'igihugu, cyane muri Amerika. Ibintu bitari byoroshye cyane ku bahanzi. Buri umuhanzi kugira ngo agende muri Amerika ni ibintu byari bikomeye cyane, ari nayo mpamvu The Ben yageze hanze we na Bakitoko bagahita bigumira hariya muri Amerika kugira ngo bakomeze bakorereyo umuziki, kubera ko ni inzozi kugera muri Amerika, byari inzozi. Ibaze ko Perezida Paul Kagame, His Excellent wacu, yarabafashe abajyana muri Rwanda Day muri Amerika kugira ngo bagende kuririmbira abanyamerika. Abahungu bagezeyo bamaze kuririmba banga kugaruka. Ahantu humve neza, ntabwo bivuze ko King James atakoze ibitaramo ngo abikorere hanze y'igihugu, kuko King James nawe hari ibitaramo byinshi yagiye akora. Yakoreye mu Bubiligi, yagiye akorera mu Bufaransa, ni henshi cyane yagiye. Ibiri ntabwo turi buze kubigarukaho cyane rero, kubera ko na Bruce Melody nawe ubwe nawe hari ibitaramo tuzi yagiye aririmbira hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Bidakuye ko King James nawe yakoze ibitaramo byinshi mu bihugu byo hanze, ndetse na Bruce Melody.
gusa njye ntabwo nigeze mbona indirimbo nyinshi za The Ben igihe yari ari muri Amerika. The Ben yageze muri Amerika arakwama, ibyo gukora imiziki asa nk'ubivuyemo. Ikindi gikomeye ni collaboration aba bahanzi bagiye bakora hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. King James we nta collabo zirenze afite, icyo kintu nawe agomba kucyubahira bariya bahungu. Ahubwo hari ikibazo ndi buze kubaza, ese iyo The Ben aza kuguma mu Rwanda imyaka yose yari kuba yarageze kure kurushaho, cyangwa yari kuba yarasubiye inyuma? Kuba yaragiye hanze nibyo byatumye aba umwe mu bahanzi bafite izina rinini kugeza uyu munsi? Uze kunsubiza muri comments. Ariko uko imyaka yagiye ishira, Bruce Melody yatangiye kwerekana ko afite intego yo kubaka umuziki umwe mu bahanzi bakomeye hano mu mateka y'umuziki nyarwanda. Ikintu cya mbere cyatumye Bruce Melody atandukana n'abandi basani ni consistency ya Bruce Melody, guhozaho. Mu gihe hari abahanzi bagiraga hit imwe bagaceceka igihe kirekire, Bruce Melody we yakomeje gusohora indirimbo umufiririzo zakunzwe n'abatari bakeya. Ibyo kandi byatumye yubaka fan base nini cyane mu rubyiruko. Iyo urebye urugendo rwa Bruce Melody usanga afite indirimbo nyinshi zakunzwe mu bihe bigiye bitandukanye. Urugero, indirimbo Katerina murayizi, Ikinya murayizi, Samoya murayizi, Sawa Sawa afatanyije na Calligraphy murayizi. Ikindi kintu gikomeye cyane kuri Bruce Melody ni collaboration mu myaka mike ishize yakoranye n'abahanzi bakomeye bo muri Afurika ndetse no hanze yaho. Urugero nka Joe Boy, sibyo? Reba Harmonize, reba Bien, ndetse urebe na Shaggy na Diamond. Ziriya ni indirimbo zigaragaza ko Bruce Melody abarusha consistency. Njyewe ikintu ndimo kubabwira hano nta ruhande na rumwe mbogamiyemo, ahubwo ndi gushaka kwereka ko Bruce Melody nawe hari icyo abarusha consistency, abarusha marketing. Ibyo bintu nawe bagomba kubimwubahira nubwo bamutanze mu muziki. Ntabwo twavuga Bruce Melody ngo twibagirwe ibihembo mu myaka yashize yagiye yegukana ibihembo bitandukanye mu Rwanda no hanze yaho. Ibi byamufashije kwinjira mu biganiro by'abahanzi bakomeye bo muri Afurika y'Uburasirazuba. Naho impaka z'abafana ho, yewe abafana ho bazakomeza bagira impaka nyinshi. Ariko aho ibintu byatangiye gushyuha ni igihe abantu batangiye kumugeranya na The Ben. Hari abavuze ngo Bruce Melody yamaze kubarenga bose, abandi bati oya, ntabwo washobora kugereranya imyaka 20 ya King James cyangwa amateka ya The Ben n'urugendo rwa Bruce Melody ngo ubashe kubihuza hanyuma uvuge ngo ninde uyoboye umuziki nyarwanda muri R&B. Aha hari ikibazo gikomeye rero. Ese kugira hit nyinshi no kuyobora umuziki w'iki gihe birahagije kugira ngo umuntu abe uwa mbere mu mateka, cyangwa amateka yubakwa n'imyaka? Umuntu amaze muri muzika imyaka mikeya mutangiye kuvuga ngo niwe mwami, cyane ko numazemo igihe kinini nawe ntabwo twamwita umwami. Ahubwo mukore comparison mugendeye kuri fact, nibwo turi buze kumenya neza ubusobanuro bwa bano bahanzi. Icyo nicyo kibazo gituma kugereranya Bruce Melody, King James na The Ben bikomeza kugorana pe. Ese ninde ufite fan base ikomeye? Ninde ufite hit nyinshi? Ninde ufite ibihembo byinshi? Ninde wahinduye amateka nyarwanda kurusha abandi? Ahangaha buri wese afata ijambo yandike muri comment. Tugana ku musozo w'ikiganiro rero, niba ugeze hano ndagushimiye cyane. Reka nkuhereze gift. Wowe niba ugeze hano kuri uyu munota muri kino kiganiro, nimero yawe muri comment, ngiwe nkuremere kuri mobile money yawe, nkuhereze amafaranga rwose. Uri w'agaciro kuba ugeze hano uri kumva kino kiganiro. Nyuma yo kureba amateka, ibihembo, fan base, concert, hit ndetse n'uruhare rwa buri muhanzi muri muzika nyarwanda, biragaragara ko King James, The Ben, Bruce Melody bose bafite umwanya wihariye mu mateka ya music yacu. Ariko kandi biragoye cyane kuvuga ko umwe yasize abandi kure cyane ku buryo budashidikanywaho, kuko buri wese yanditse amateka mu buryo bwe buri unique. Iyo tuvuga King James tuvuga umuhanzi wamaze imyaka 20 muri muzika. Iyo niyo conclusion yanjye. Umuhanzi wubatse izina rye ku buhanga, kuririmba live no kugumana abakunzi be imyaka myinshi ni King James. Mu mwaka wa 2026 nibwo amaze kubyerekana ko abahanzi benshi afite icyo abarusha. Niba turebye uburambe n'igihe bamaze muri muzika, King James afite umwanya ukomeye cyane.
niba turebye uburyo The Ben yabaye ikimenyetso cy'igisekuru cye, nawe afite amateka adashobora kwirengagizwa. Niba turebye consistency hit n'uruhare n'umuziki w'iki gihe, Bruce Melody arakunzwe cyane, ibyo ntago twabishidikanyaho. Ni nayo mpamvu nta gisubizo na kimwe cyoroshye turi buze gufata hano ngo tugire umuntu dushyira ku mwanya wa mbere ngo uwa kabiri uwa gatatu, no. Ahubwo igisubizo nyacyo kiri mu bitekerezo by'abakunzi ba muzika. Wowe ubwawe ubona ari nde wahinduye amateka y'umuziki nyarwanda kurusha abandi? Ni King James cyangwa ni The Ben? Ni 001? Andika igitekerezo cyawe muri comment, ariko wubahe ibitekerezo by'abandi. Mwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ni Mbarimo Mbazi Papi, wakora subscribe ugakora. Mwibutse ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ya Mbarimo Mbazi Papi, wakora subscribe ugakanda like, share na comment kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro dushyizeho. Welcome, iyi ni analysis and reaction, niyo content yacu. Icyo nagusaba ni ukugaruka kureba niba hari ikindi kintu twavuze. Murakoze cyane, ciao ciao.